ariko simbinya urimo urakarabira kuri robine koko amabasara hari urimo uramena amazi nk'ahatishyurwa amafaranga maze agatsinda ukora ibidakorwa umunwa kuri robine umutwe urimo uroga nk'aho wabuze ibafu muri uru rugo abantu basoma bahuza iminwa niba nyine kagasoma na robine ariko bitwaye ikibuno ibaze isa n'ingongo ntabwo naguzana cyangwa natakeye niwaki yamuna kumuntu yakagate dore narisohoye imyenda ugiye gufura ntabwo mpari ngiye kujya gusenga ariko ibyo muri uru rugo byandambiye wampa n'undi mukozi rwose bana banjye mu masomo kurya ntibarira igihe dore iyi myenda yose uyifure kandi uyirangize ngiye gusenga dore ko nsiga ibintu hano muri uru rugo ngasanga byapfuye byapfapfanye iyi myenda uyifure kandi yose uyirangize nyine yose ni yanjye Allo ye waba ugize neza ni ukuri umukozi ndacyamukeneye nari ngiye gusenga naba ngize amahirwe ubu nta mukozi mfite wo mu gikoni uteka wamboneye nk'umwana uzi guteka igikozi kiri mu rugo ntabwo nacyohereza mu gikoni ni ukuri ngo mbashe kubirya uzi neza ko abana banjye baba bari mu masomo nta mwanya bariga muri kaminuza urabyumva birakomeye umukozi mfite mu rugo ntiyajya mu gikoni ngo mbirye urabizi bityo uko kimeze nari ngiye gusenga ariko buriya nta kibazo rwose umuzaniye yatangira no wenda ukanamuzanira
uramutse nyine mba nifite gahunda yo kwigira ku muhanda kwigurira akantu natangira ngo unuma amayinite ubundi ayo mayinite naguhamagarane ariko se barakuba mutumye amayinite n'ikibazo ahubwo mva nkubwire tujye kwireba Simbi nta nshuti yawe nanjye ubwo ndabiretse kujyayo urabiretse ko ntabwo njyayo Simbinya ariko noneho dufite umukomediye hano pe akira n'icyo mukundira ni byiza uri mu biti se ko mbona ibintu byose wabibwe yanze hano ndimo nemeza umva sisi yakosha nyakura ngo yigire umushaka umugore utwite fasa Simbinya mama nawe arakuvuna koko imyenda yose urayirangiza iyi ngiyi se rero narangije kare neza n'imyenda myinshi njye mfite tekinike izo ebyiri nkoresha ku buryo nafura n'imyenda wereka n'icyo gukundira akira kandi wereka ubwo ngaho twereka ino tekinike rero wenga nkwenga ibitoki imyenda irabyuka yivuye mu ruganda umaze kuramo amaguru nkwereke ntabwo bafura abacyose urabiteye mama agiye gusenga ahubwo reka nkwereka akantu katugufasha sibyo oya katugufashe mama nawe uhari oya ariko umwanya ushaka kuvuga ngo umuzima mu wasaza ndimo nafura imyenda ariko n'ijana ndimo ndagwisha uzi mu wasaza ndimo nafura imyenda hano yanjye uzi mama wanjye nsagubita mu gitondo ariko tugufashe se ntiyagiye gusenga harontaye ahubwo muye muretse mbere uri kumva ese turafura ipantaro rimwe turi batatu tutayifura ibice si bitatu akira wowe urafura akaguru uri kumva nawe urafura akaguru genda kure mumeze ku myoyo yanjye ndafura imyoyo yanjye nijya wisura nanjye y'intera oya imyoyo ni yanjye nijya wisura nanjye y'intera tukayitani noneho imyoyo ni yanjye ngewe ndafura imyoyo ni yanjye imyoyo ni yanjye hano dufite amagambo atari meza Meza. imyoyo ni imiti iyo ni yeshye ni njyewe ugomba kwamesa mwana ntiwasurira njye wasura nyine kwamesa menya batarimo kumva reka twinyurire mu gikari rero twinyurire mu gikari ariko Simbinya aho mba nakomanze ntunyumve wari uri hehe igihe nakomangiye wari ukiri muri ya myenda ukiyifu narimara ariko ntabwo nakumvisha imabuja ntabwo nagombye kujya kuzenguruka njya kunyura mu gikari irembo ryanjye ridahari ntabwo nakumvisha rwose nari ndimo na mesa ya myenda yose nibwo nyiyivamo kandi nawe urananiwe ni karibu rero mukubona ahangaha uyu ni umukozi wanjye ariko nyine ni umusozi muzasohoka wambabarira ukagira gakeya uziko njye ndi kubabara ntabwo ndi kukubabaza nawe ugere kakugira kagaterera kumbabaza wajya ufata kamwe gutya itondeye mwiriwe wanone ariko se ko muceceka mwiriwe muri undi wowe urashaka iki twiriwe se twiriwe gute wowe ifashe ukagenda inzara ikica abantu none se mwebwe ntabwo mwajya mu gikoni ngo muteke duteka se duteka ubu n'amakaroni zabananira kuziteka koko ariko se mama akakubaza uretse gusuzugura no gusuzugura abantu
ubu urandebye njyewe nakwifata nkajya mu gikoni rero nta na gazi ihari yarashize njye ngakora mu makara ntabwo byakora. ariko Anete mwana wanjye rwose icyo kibazo cyari kiri hano dore cyakemutse, dore nazanye umuhungu. Uyu ni umukozi ugiye kubitaho bishoboka, akajya mu gikoni akabategurira icyo kurya, akabategurira icyo kunywa, kikabonekera igihe. Nanjye rero nubwo nari nagiye gusenga ariko ngiye kujya muri cya kibina, hanyuma y'amasaha 2 ndaba ngarutse. Ubwo rero araje ajye mu gikoni abafashe, nicyo nari muzaniye. aha ya ntacyo, ni mu mwakire, icyumba kirahari cy'abashyitsi, mu mwakira aka kabaga, mu mwereke aho aruhukira, hanyuma yinjire mu gikoni. Rero ngewe ngiye kugenda kibini. aha kamaguru ke nakarimo baga ariko nzaba ndebye uyu mukozi natabikora neza. ngaho ni mundebere kwera azana y'abasilamu irinzi ivamo tutararya saa 6. mami nawe rero ngazanye umukozi uze kuzana umukubuze turarya saa 11. Mwabana mwe nimutuze, usi nguwo umukozi ndamuzanye, ngaho na araje abategurire. mana yanjye ngubwo nawe tuzaniye umukozi urigendeye nuvuze n'icyo duteka. ngaho se ngiro tumanuke mwereka aho byavuye ko ubu ndamuka. Ese wowe ujyanye Ako ni wewe umva kuramyo baga nkubwira sananiyo baga. Ako ubundi wowe uri ndiri kuri nyaka. Nezaniyo baga. Bamukunda siragira ngo imubinjire nyine namukunze nezaniyo baga. Borajyana baga mu nzu ntuzi ntiwayi secondary. Ariko mana nawe ujye utsaza pe. Wowe ntuzaho umuntu bamukuye ntuzi ngo amutoraguye he, uzanye baga ugiye kwinjiza mu nzu ntarebye niba ari bimpera imbaraga sa nibiki. Undi nawe wamenya azanye wowe mukuru. uretse abakobwa umenye kwagiye tugomba kumusaka ubu none se tuzuvuye he, tuzuzanyemo ibiki ke musa kurebe niba nta n'imperi zirimo cyangwa imbaraga satazaze dusubiremo. uretse abakobwa w'insaka urasaka ibikeze na mama wanyu wamaye akazi ntabwo yigeze nsaka. uyu none uyu mukozi batuzaniye n'uwaye turagusaka ibiki se none mama wigeze ubona umwanya wo kwicara ngo agusaka? Urakirekera hanze paka kirana harara, mama araza kugisaka niba utabishaka. Ahubwo wowe akabaye umwohereza mu gikoni akajya no gutekera abantu barashonje ngo ujye kumwereka aruhuke ikize mujyane mu gikoni. ariko ubundi uyu mujyanye hera mujyanye hadi aho nzajya ndara nyine urara sana waje gukata hano tujya mu gikoni we mu gikoni ndajyana n'iyi baga ugishyire hariya hanze baminaza ngo kiri bwinjire mu mwe muretse ibuke no kunshiriza amazi. Ngiye ngo mbere yuko uteka banduciriza amazi ndumva ntameze neza, mbanze nkarabe ubone uteke. Hari ikindi akira ahubwo turamwakiriye umukozi nabikoreye cyo cyamuzanye se shishwa hano we njya guteka n'iyi myenda shishwa hano mutaretse ngo kijya guteka saka zise. ariko sha hano waje mu gutembera urateka ndikubona iki n'icyaha koko ngaho ndagukaba saa si waje hano we nakuyobora njyewe hano we ntabwo namuntu ukora hano Mbase menya oya ukora hano ukora hano wowe arimo aratuzugura akagiye muhome reka cyo muhome aho ubu urumva ari kuwereka itonda nyine arabikora none ashaka gukora ikihano sakazi. ahubwo ngiye guca yasombe oya ntabwo ndica ndamwereka najya guca yasombe ndayahise kure tugiye sombe rigomba kujya kuyenda ajya kuyenda nayo. Mbese ako nane yaje gutaha ubukwe? nese nyine sinageze nawe nyine ndi kuvuga Nta bukwe bwabaye. asa ko nta kazi mu mana iki akazi bari bakabona akazi bari bakabona batarakuruza imyenda iri mu nzu ako nta kazi mu Abantu barashonje ubwo nagire vuba. ahubwo agira vuba ushushe amazi dutekereye uti namesana n'ino kote uyimese wona n'ipantaro ari fure. uyimese ariko ko narusuzugura shaka ko narusuzugura Genda murebe isombe, genda murebe ahantu hari isombe. ariko n'ubundi ndabona uwo muntu afunze mu mutwe wamuceka mami wenda yaza akavuga ibyo ashaka muhanure tumuhanure mama muhanure nta
wowe wambaye akazi oya simenya wowe wambaye akazi simenya